intama ya kabiri ni intama ya yindi iba igenda irangaguzwa, yagera ku icupa igakubita, ku mugore mwiza igakabakaba, kuri ruswa ikarya, mbega impande zose igenda ishikanuza, ariko mwahura ikakwereka yuko muri kumwe. Yesu ntabitinzeho. Yesu ntabwo yita ku mico bifite, ahubwo ari kureba umutima. Netayabone ari kureba umutima wawe, ari kureba icyo yaguhamagariye, ari kureba iryo mwavuganye niryo akurikiye. Wowe tumbira Yesu, niwe gisubizo. Nshuti bakunzi ba Irakora TV, turabasuje cyane. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabakire mu ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana Ange araje abibwire, kandi turabasuje cyane abari hano mu Rwanda, bari hanze yarwo. Nje uri kubasuza ni Jean Marie. Ange muraho? Muraho neza. Amakuru umukozi w'Imana ni meza. Hari abantu bakubonye bwa mbere, ariko hari abakuzi mu nsengero zitandukanye, ahantu hatandukanye, ku mateleviziyo atandukanye. Rero wabibwira, wamara kubibwira ugasenga Imana ubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nitwa Angelique Nyirabahire, ndi umukristo ubarizwa mu idini ryitwa Adeperi, nkaba ndi umugenzi ujya mu ijuru. Bisobanuye ngo ntabwo ndi umunyedini, ahubwo ndi umunyetorero rijya mu ijuru. Hanyuma ndi umuvugabutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, nkaba ndi n'umuhanzikazi, ndirimba indirimbo zihimbaza Imana, zibohora imitima y'abantu. Ngize amahirwe rero akomeye yo kuganira namwe aya masaha. Ntabyo nari naramukanye, ariko Yesu mu makuru dufite ye nuko azaza atunguranye. Bamwe batuganiriza batubwira yuko azaza nk'umujura, kandi niko biri, ngo nta n'umwe azateguza. Hanyuma rero nshimiye Imana ko uwo mwanya nkubonye. Numvise umwuka w'Imana ashyira ku mutima ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo humura ukuragiye akubereye amaso. Humura ukuragiye akubereye amaso. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 10 murongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo nijye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo. Arahunga ntiyite ku ntama. Nijye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, shimwa ko twabonye umugisha wo kukumenya, ndetse Imana Data, shimwa ko waduhaye umucunguzi Yesu, akaza akadutoragura aho twari turi hatatanye, hanyuma ukatugarura mu mukumbi. Nushimwe. Hanyuma ngiye kuganiriza abantu bawe iri jambo Mana, undinde ubusobanuzi buturutse mu bitekerezo byanjye, maze ubusobanuzi buguturutseho mbanza nsobanurira abantu iby'iri jambo, maze babashe kumva yuko ukibaragiye kandi udateze kubazimiza. Nushimwe mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo humura ukuragiye aracyakwitayeho, ukuragiye ntateze kukurekura. Iri jambo ni inkuru z'umucunguzi wacu Kristo. Yaricaye aganiriza abantu, ababwira iby'umugani w'intama n'abashumba, ababwira yuko uwinjirira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo ngo ni umujura, ni igisambo, ndetse ni n'umunyazi, abagenzwa no gusahura gusa, kugenda afatafata. Ngo ariko uwinjirira mu irembo arinjira, uwugurura akamwugururira, ndetse n'intama ziramwumva. Arangije kubacira uwo mugani, avuga yuko ari we mwungeri mwiza. Aleluya.
aravuga ngo kandi ntabwo we aragirira ibihembo ngo ababanje hambere ngo bari abajura, we yaravuze ngo ntabwo ari umujura, ni umwungeri mwiza utaragirira ibihembo, niko Yesu yavuze. Hanyuma aravuga ngo abamubanjirije bo bari abajura n'abanyazi, ariko we ngo ntabwo ari umunyazi. Aravuga ngo jyewe ndi umwungeri mwiza kandi mpfira intama zanjye. Haleluya. Ndashimira Kristo yuko atajya abura uko agenza ku muntu yaremye. Jyewe kera n'umwana muto naragiye inka, naragiye ihene, ariko ngakunda kugendana n'abashumba baragira inka. Izi nka zabaga ziri mu byiciro bitatu, narazikurikiye ndazimenya. Naritegereje mbona izi nka zirimo ibyiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere ni icy'inka ziba zifite gahunda yo kugenda zitareba inyuma, zikazamuka mu firirizo zihita zigera mu rugo. Hakaba n'icyiciro cya kabiri cy'inka ziba zigenda zifite gahunda yo kunyura mu mirima zizaho umurima uri ku nzira, zikashikaguza ikigori cyangwa umwumbati cyangwa ishaka. Gatatu, hakaba n'inka ziba zarakuranye amahembe. Kenshi zikunze kugaragara mu nka z'inyana zikiri ntoya cyangwa ibimasa. Izo nka nazo ziteye ukwazo. Hakaba n'inka rero zitwa inkoromayisho mu cyaro niko bazita. Inka iba itarakuze itagiva aho iri, ushobora kureba ukayibesha ukagira ngo ni ihene, kandi ari inka ifite uduhembe tugufi nayo ari ngufi. Hakaba nanone n'inka noneho iba yarashaje, iri mu zindi yarashaje yari umumiranye n'uduhembe, nayo ubwayo wayireba ukabona irashaje. Izo nka rero ziratandukanye. Inka za mbere zirajya gusa na za ntama twasomye. Intama icyiciro cya mbere ni za ntama ziba zifite gahunda yo kugenda zigera mu rugo mu buryo bw'umwuka. Rero bigasobanura iki? Bigasobanura umugenzi ujya mu ijuru, ugenda atareba inyuma, atarangaguza, nta kimurangaza, yahura n'amakuba, yahura n'ibimugerageza, ntareba ku ruhande, gahunda ye ni mu ijuru. Kabiri, intama ya kabiri ni intama yayindi iba igenda irangaguzwa, yagera ku icupa igakubita, ku mugore mwiza igakabakaba, kuri ruswa ikarya, mbega impande zose igenda ishikanuza, ariko mwahura ikakwereka yuko muri kumwe. Ndetse mu buryo bw'umwuka nsobanuye neza, ni umuntu, ni umugenzi ujya mu ijuru, ni umugenzi ujya mu ijuru, uba ufite gahunda yo kujya mu ijuru, aba afite gahunda yo kujya mu ijuru, ariko agenda akabakaba, hari ibyo afata, hari ibyo afata. Uwo mugenzi aragoye. Hakaba rero nanone igoye kurusha izindi, intama iba yarakuze igakurirana n'ibihembe. Nyirayo ntahita yikura ibihembe, iyo ntama irarushya. Dore uburyo iruhijemo, iraruhije mu buryo bw'umubiri rero bw'isi dutuye ya nonaha. Iyi ntama y'ibihembe mu makorari ziricana, mu kazi ka buri munsi usanga icinyagurana, mu makampani ugasanga arabangamira abandi, mu rugo akabangamira umugore, kandi bifite uburambe, ibimazemo igihe. Umva, ubu reba hari abantu bahazengerereye, bafite ibikomere, bumva bataba mu makorari kubera aba bantu bafite imico nk'iyi, ibi bitama, kandi babimazemo igihe bafitemo uburambe. Niyo ugize ngo uravuga, kirakubwira ati tonde, jye naje kera, dore waruhinja bujejo, yewe mbirambyemo, akanagukomeretsa akakubwira amagambo y'ubusabwe ku buryo wicuza n'icyatumye ujya kumuhugura.
icyo gitama kiragoye. Iki gitama uburyo kigoye ntiwagihugura ngo gihugurike. Uburyo kigoye kigukomeretsa gishingiye ku bigambo bibi gifite mu mutwe. Aragukoma ukumva uko ubaye. Ni mwene ibyo bitama bafite imico nk'ibyo bitama, kugira ngo rero nyiri intama agubwe neza n'intama ze zigubwe neza, afata cya gitama akagikura bya bihembe akabihongora akabishyira hasi. Iyo abihongoye akabishyira hasi, cya gitama cyiza cyaciye bugufi. Reka mbabwire rero, hari Kristo uzi ubwenge, uzi imico y'intama ze atunze. Imana ishimwe cyane. Naje kukubwira ngo wowe rero wahuye n'iyi mico itandukanye, yaba abantu bafite imico nk'izi ntama, ugakomereka, wababariye mu makorari, wababajwe n'umugabo yitwa ngo arakijijwe, wababajwe n'umushumba witwa ngo arakuyoboye, ubabazwa n'umucuranzi mwabanye mu murimo w'Imana aragukomeretsa, ubabazwa n'umuhanuzi yitwa ngo ni intama ngenzi yawe, afite ibihembe yakuranye. Ibyo bigenda bibangamira abantu mu murimo w'Imana. Naje kukubwira ngo Yesu ntabirebyeho, Yesu ntabirebyeho, Yesu ntabitinzeho. Yesu ntabwo yita ku mico bifite, ahubwo ari kureba umutima. Netayabone ari kureba umutima wawe, ari kureba icyo yaguhamagariye, ari kureba iryo mwavuganye niryo akurikiye. Wowe tumbira Yesu, niwe gisubizo. Warakomeretse, bakuvuze nabi ariko ntago baguteranyije kuri Yesu. Nta bubasha bafite bwo kubwira Yesu ngo mureke, nta bubasha bafite bwo gutanga ruswa kuri Yesu, kuko Yesu ntarya ruswa. Azi ukuri k'umuntu, buri muntu wese. Yemwe bashumba muyoboye intama, naje kubona yuko muri ibi byiciro harimo n'ibitama byitwa bya rukomanya imbari, biba byarasaziye mu murimo, birarushya, biragoye, biraruhije. Mu kidiyakoni bibamo, mu protokole bibamo, mu makorari bibamo. Mwararushye, mwaragowe, ariko umva itangazo. Umwungeri nyakuri ari we Kristo ntabwo ananiwe, ntacogora, abyize inama ze. Uwaguhamagaye azi icyo yaguhamagariye. Winanirwa, wivuza induru, witakaza ibyiringiro, azaguhembera ibyo wakoze. Netayabone. Nasomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, ibice 2, umurongo wa 19, mpasangira ijambo rimbwira ngo nyamara rero urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azibande azabe. Aleluya, aleluya. Wowe hagarara wemye, iyo guhamagaye niyo kwizerwa. Ibyo yavuganye nawe no kubikoriza bikora. Kristo niwe mwungeri mwiza. Ntamazi dusubije amaso inyuma, twasanga yarabanye nawe. Dusubije amaso inyuma, twasanga yaragutunze. Dusubije amaso inyuma, twasanga yaratanze minerivare. Dusubije amaso inyuma, twasanga yarakubakiye urugo. Dusubije amaso inyuma, twasanga yarakubakiye inzu. Dusubije amaso inyuma, twasanga yaraguhaye imodoka. Dusubije amaso inyuma, twasanga yarakwambitse ukaberwa. Dusubije amaso inyuma, yaguhereye abana minerivare. Dusubije amaso inyuma, yakubereye abavandimwe batari bari. Icyo ni ikimenyetso cy'uko akomeje kukwahura neza. Alole before dry. Muririmbyi yaririmbye ngo ndagatama ka Yesu, ndanezerewe cyane, mfite umwungeri mwiza, ajya ndagira neza. Ngo aleluya. Aravuga ngo singitinya noneho, kuko ndi mu ntama za Yesu. Niko yaririmbye. Aravuga ngo kandi ajya ndagira neza, ntanyica, ntankubita. Niba ushobora guhinguka imbere ya Yesu akakubwira ijambo rikomeye, akavuga ngo humura ndi kumwe nawe, bigutwaye iki? Narindi kukubwira ngo umwungeri ukuragiye neza, humura aracyariho kandi akubereye amaso. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mana turagushimiye, tugushimiye ko ushoboye byose kandi nta kibasha kuruguya imigambi yawe. Uturagiye neza, ntabwo twinubira mu ngeso zitandukanye z'abantu. Uzi uko bateye, ariko bose urabarwaza. Ko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo
ni wowe uzi intege abananiwe n'abatibashije ukabaha imbaraga. Hanyuma niba uza abatibashije binaniwe ubwabo ukamenya uko batwara, umuntu waremye wabuzwa n'iki kumumenya? Ese yacibwa intege n'iki? Niyo mpamvu usabiye imbaraga umuntu wese wari unaniwe, umuntu wese wari ufite ibikomere kubera umuntu wese wari unamutse kubera umuntu wese wataye umurimo kubera bamukomerekeje, kugira ngo wongere umusubizemo imbaraga, umukomeze kandi umuhembure mu izina rya Yesu. Amen.